Ese nawe hari igihe wicara wenyine ariko umutima wawe ukaba wuzuye ibitekerezo byinshi, ukabura amahoro, ukabura ibitotsi, ukumva umutima uremerewe? Uyu munsi ndashaka ko tuganira kuri ibi. Ese ibitekerezo bikurya umutima? Kandi ndakwizeza ko hari igisubizo. Ibitekerezo bishobora kukubaka, ariko kandi bishobora no kugusenya. Hari ibitekerezo bikubwira ngo ntuzabishobora, ntacyo umaze. Abandi bakurusha kure, baragusize, ibyo wakoze ntibizigera bigenda neza. Iyo wemeye ibyo bitekerezo, cyangwa se iyo wemereye ibyo bitekerezo ko bikubamo, bitangira kukurya umutima wawe, kandi bigenda biwurya buhoro buhoro. Mu Bafilipi ibice byaho 4:6 kugera ku 7 haratubwira ngo ntihakagire ikibahangayikisha, ahubwo ibyo mushaka byose mubimenyesha Imana, kandi ngo amahoro y'Imana azarinda imitima yanyu. Ibi bivuze ko ntabwo tugomba kubika ibitekerezo bituremereye, ahubwo tugomba kubishyira mu maboko y'Imana. No mu Migani ibice byaho 4 umurongo wa 23 niho havuga ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose, kuko ariho ubuzima bukomoka. Iyo uretse ibitekerezo bibi byawe kukubera intwaro, bikayobora umutima wawe, bigira ingaruka ku buzima bwawe bwose. Ntukemere ko ibitekerezo byawe bibi bikubera umwanzi. Hitamo gutekereza ibyiza gusa. Senga, soma ijambo ry'Imana, vuga amagambo meza kuri wowe, vuga amagambo meza ku buzima bwawe. Ibitekerezo byawe ntibigomba kugutegeka, wowe ni wowe ugomba kubitegeka. Niba ibitekerezo biri kukurya umutima uyu munsi, ndakubwira nti nturi wenyine. Imana irakuzi, kandi amahoro arashoboka ku buzima bwawe. Amahoro arashoboka ku buzima bwacu. Tangira uyu munsi.
kurinda umutima wawe. Niba ubu butumwa bugufashije, andika muri komenti uti mpisemo amahoro.